Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu, bakunzi ba Mamlaka TV, tubaha ikaze mu kiganiro gikurikiyeho. Uyu munsi tugiye kuganira ku bamarayika. Tugiye kureba marayika ni bantu ki, turebe uruhare rwabo mu buzima bwacu bwa buri munsi, turebe itandukaniro ryabo n'abantu, ndetse turebe n'ibyo bahuriyeho n'abantu. Bibiliya iduhamiriza neza ko abamarayika ari abantu babaho, reka tubita abantu kubera ko nta yindi nyito twababonera, nyamara si abantu kubera ko umuntu yarimwe mu gitaka, marayika waremwa mu mwuka. Uyu munsi rero tugiye kureba marayika ni muntu ki, kubera ko Bibiliya igenda ibisubiramo kenshi. Turebye mu gitabo cy'Itangiriro dusanga aho marayika bagendera Aburahamu na Sara, ahantu henshi dusanga aho marayika yagendereye umwari Mariya, ahantu henshi tugenda dusanga ingero za marayika. Nyamara usanga abakristo tutazi marayika icyo ari cyo, imbaraga z'uko zingana, uruhare rwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni muri urwo rwego rero tugiye kureba abamarayika, turebe aho bahuriye n'abantu naho batandukaniye n'abantu. Tubaha ikaze rero mu kiganiro cyacu, mudukurikire nk'uko musanzwe mubikora. Tubanza turebe itandukaniro ry'abamarayika n'abantu kugira ngo tuze gukomereza tuvuga naho bahuriye, dukomeze noneho turebe imbaraga zabo n'ububasha bwabo n'ububasha bafite ku bantu, cyane cyane dore ko batagenderera abemera Imana gusa. Usanga umuntu wese uri ku isi agendererwa na marayika mu buryo cyatazi, mu buryo cyatabonesha amaso y'umubiri, ariko mu buzima bwa muntu bwa buri munsi usanga bitwa abamarayika babubamo, yabikunda atabikunda, usanga baba mu buzima bwa buri muntu uri ku isi buri munsi, nk'uko ibitabo byinshi bigenda bivuga. Tubaha ikaze rero, kino kiganiro tugiye kibageza twifashishije ibitabo nka Bibiliya yera, The Forbidden Book of Enoch. Iyi The Forbidden Book avuga ko ari igitabo cya Enoke. Igitabo cya Enoke Kiliziya Gatolika ikaba yaranze kugishira muri Bibiliya yera bitewe n'amakuru akivugwamo cyane, akenshi ateye ubwoba cyane ku bijyanye n'ibihe by'imperuka. Iki gitabo rero Kiliziya yanga kugishiramo kugira ngo uku kuri kose kutagihagaragara, ariko icyo gitabo cyabayeho tugeze mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu. Icyo gitabo cyaje kuburirwa irengero, ariko ibice byacyo bimwe biza kuboneka mu gihugu cya Ethiopia, aho bigera kuri chapitre. Igice cyaje kuboneka ni chapitre zigera ku 108. Izo nizo zaje kuboneka mu gihugu cya Ethiopia, nk'uko bisanzwe kiriya gihugu gifite amabanga menshi ku bijyanye n'iyobokamana. Icyo gitabo rero nicyo tugiye kwifashisha, dore ko Bibiliya itubwira ko Enoka ari umuntu wenyine ukuye Adamu na Eva, Imana yiremeye ikabagenderera mu bumana bwayo, bari abantu bafite umubiri. Undi muntu wa kabiri wabasha kugendana n'Imana afite umubiri ni Enoki, kubera ko Bibiliya itubwira ko yagendanye n'Imana imyaka 360 afite uyu mubiri w'umuntu wambaye inyama n'amaraso, agendana n'Imana. Ni ukuvuga rero uyu Enoke niwe muntu wenyine wabashaga kutubwira iby'ubwiru bw'Imana n'ijuru abantu batari bazi, abandi bantu batazi, kubera ko ari we wenyine wabashe kwibonana n'Imana yambaye umubiri. Undi muntu wabyifuje ariko ntiyabibona ni Mose, niwe wabwiye Imana ati ndashaka kubona, nyamara Imana ntiyamweretse, yamweretse mu irugu ryayo gusa. Ariko umuntu umwe rukumbi ukuye abantu Imana yiremeye n'amaboko yayo ari Adamu na Eva, undi muntu umwe rukumbi wabayeho ku isi wagendanye n'Imana, ndetse agenda nayo igihe kirekire, imyaka 360, ni Enoki. Bivuze rero ko iki gitabo cyiwe ari cyo gitabo cyonyine gishobora kutubwira iby'ubwiru bw'ijuru mu buryo bw'ukuri, kubera ko niwe muntu wabashije kumenya amabanga y'Imana atabihawe mu buryo bw'umwuka, nyamara bihabwa n'aya maso y'umubiri, kubera ko yagendanaga n'Imana wari umuntu n'Imana ari Imana mu bumana bwayo. Tubaha ikaze rero, reka rebe ibindi biri mu kiganiro, kadukurikire ikiganiro. Ese marayika afite ibyo ahuriyeho n'umuntu cyangwa se afite ibyo atandukaniye n'umuntu? Niturangiza tuze kureba n'ibindi bintu marayika yaba ahuriyeho n'umuntu. Ikintu cya mbere, marayika akozwe mu mwuka, mu gihe umuntu arimwe mu gitaka. Umuntu arimwe mu nyama, nyamara marayika we arimwe mu mwuka. Ikintu cya kabiri, marayika ntagira ishusho, nyamara mu bushobozi bwiwe ashobora kwiyereka umuntu yambaye ishusho runaka we shaka kubw'ububasha bahawe n'Imana.
icya kabiri, abamarayika ntibagira nta bagore n'abagabo, ntihabaho umugore n'umugabo. Uko niko Bibiliya itubwira, aho Yesu yavugaga ati bose iyo ntihabaho umugore n'umugabo, habaho guhimbaza Imana gusa. Ni ukuvuga rero abamarayika ntihabaho abagore n'abagabo, mu gihe abantu habaho itandukaniro ry'umugore n'umugabo. Ikintu cya gatatu, abamarayika ntibagirirwa imbabazi n'Imana. Abamarayika iyo bakoze icyaha, reka tubivuge gutyo kubera ko tuza kubibona ahandi, iyo bibayeho ko marayika yagomera Imana, nta mbabazi agirirwa. Imbabazi ziba ku bantu gusa, imbabazi z'Imana ziba ku kiremwa muntu gusa, abamarayika nta mbabazi bagirirwa. Ibyo nibyo bintu bike twagenda tureba abamarayika batandukaniyeho n'abantu. Ikindi rero, ikintu kimwe abamarayika bashobora kuba bahuriraho n'abantu gusa, ni ikintu kimwe kitavugwaho rumwe n'ibitabo by'iyobokamana byose, kubera ko usanga Bibiliya yari byemeza, wasoma nk'ibindi bitabo by'iyobokamana nka za Korani ugasanga zitabyemeza. Iki nta kindi nuko marayika ashobora gucumura. Marayika arashobora gucumura kubera ko hari aho tugenda tubisanga. Marayika witwaga Lucifer, Bibiliya itubwira ko yageze aho ashaka kwikuza ngo areshye n'Imana. Ni ukuvuga ngo yafashwe n'ubwibone. Lucifer abona ko nawe nta kimana imurusha, yashaka nawe yareshya n'Imana cyangwa se akayisumba. Ahangaha rero bigaragaza ko iki kintu Lucifer yakoze, yaracumuye. Iki ari niyo yaje kuba impamvu yo kugira ngo Lucifer yirukanwe mu ijuru, amanurwe mu isi. Ahandi dusanga ko marayika ashobora gucumura, mu gitabo cy'Intangiriro dusangaho bivuga ko abamarayika bageze ku isi bifuza abakobwa b'abana b'abantu babyarana nabo. Icyo nacyo kiduhamiriza ko marayika acumura. Ariko rero mu gucumura kwa marayika kwe kose, twibukiranye ko marayika nta mbabazi agirirwa, imbabazi ari iz'abana b'abantu gusa. Marayika rero iyo habayeho gucumura kwa marayika, nta kindi akora, yirukanwa mu ijuru, akurwa mu ijuru, nta second chance ahabwa nk'umuntu, nta mbabazi, nta maraso. Yesu ntabwo yigeze amena amaraso yo kweza ibyaha by'abamarayika. Iyo bibayeho ko marayika acumura, yirukanwa mu ijuru. Icyo nicyo kintu marayika ashobora kuba ahuriyeho n'abantu, nuko ashobora gucumura. Rimwe na rimwe marayika ashobora gucumura, kandi nayo Bibiliya ivuga ngo niba Imana ibarebye ubu bwabo n'abamarayika ibabonamo ibicumuro. Icyo rero ntabwo twagitindaho, turacyemezanye neza ko marayika ashobora gucumura, kubera ko izo ngero zose zigenda zitwereka ko marayika yacumura. Rero kubona marayika ni umuntu uteye gutyo, ni umuntu ukozwe mu mwuka. Imana yaremye ikoresheje umwuka udafite umubiri. Marayika ntibajya barya kubera ko bakozwe mu mwuka, abarya ni abafite inyama n'amaraso. Bo rero nta kurya kubayo, ni abantu bakozwe mu mwuka. Nyamara ariko abamarayika tuvuga ni abantu baba hafi ya muntu cyane, ni abantu baba hafi mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bw'abantu. Tubanza turebe kwanza ijambo marayika ryavuye hehe, risobanura iki. Niturangiza tuze turebe amazina yabo bwite, tuze turebe ingano yabo, tumenye abaribo neza. Ubundi iri jambo marayika riva ku ijambo malach. Iri jambo malach cyangwa se malahim risobanura intumwa z'abantu cyangwa se intumwa z'Imana ku bantu. Iri jambo malach rikaba kandi rivuga angels. Iyi angels ikava ku ijambo ry'Ikigiriki ryitwa angelos. Iyi angelos bivuga n'ubundi intumwa z'Imana cyangwa se intumwa z'abantu. Aho ngaho ni iri jambo marayika ryavuye kuri iri jambo malach cyangwa se malahim. Reka noneho turebe saba abamarayika bangana bate, bagira umubare uzwi, bagira amazina azwi, bagira inshingano ki ku bantu, cyangwa se bagira inshingano ki mu ijuru. Tugendeye kuri iki gitabo cya Forbidden Book cya Enoke, kitubwira ko abamarayika nta mubare bagira, ntibazwi, nta mubare uzwi mu ijuru. N'ibihumbi n'ibihumbi, nta mubare wabo uzwi. Ariko iki gitabo kikavuga ko ubwinshi bwabo nabwo
bungana n'umusenyi wo ku nyanja, ni benshi, nta mubare umuntu yabona abufatira. Ariko kivuga ko abamarayika Imana yaremye abamarayika, irema imitwe yabo, irema abamarayika mu mitwe 9. Abamarayika mu mitwe 9, buri mutwe Imana igenda iwuha umukuru uwuyoboye. Nyamara iyi mitwe 9 yose Imana yari yaremeye, yari yarayihaye umuyobozi wayo wari uyikuriye yose uko ari 9. Uwo nta wundi ni Lucifer. Uyu Lucifer twamuvuzeho kare, twavuze ko amaze kubona ubushobozi bwiwe n'uburyo kingo yari marayika w'umunyaburanga cyane, yari mwiza cyane, yashatse kwikuza, ashaka noneho ngo areshye n'Imana, noneho nawe abe yahabwa icyubahiro nk'icyo abandi bamarayika bahimana. Dore ko Imana mu kurema abamarayika nta kindi yari yarabaremeye kwiramya no kwihimbaza gusa. Uwo ni wo wari umugambi w'Imana mu kurema abamarayika, kwari kugira ngo bajye baha icyubahiro gusa. Nyamara mu gukura k'uyu Lucifer, mu gushaka kwikuza kwiwe, ibi byatumye rero Lucifer akurwa mu ijuru atabwa mu isi. Kuvuga gutabwa mu isi kwa Lucifer byateye icyuho mu ijuru, dore ko yari marayika w'umucyo. Bibiliya ivuga ko Lucifer yaririmbaga amajwi 9 y'abamarayika. Amajwi 9 y'abamarayika yaririmbaga, basobanuzi Bibiliya bavuga ko ari inshingano 9 z'iyi mitwe 9 y'abamarayika. Uyu Lucifer yari afite ubushobozi we wenyine bwo kuba yakora. Dore ko bano bamarayika bo ntabwo ari nk'abantu, buri wese yubahiriza inshingano ze, nta ujya mu nshingano z'undi. Ariko uyu Lucifer we yari afite inshingano, yari afite ubushobozi bwo gukora izi nshingano z'iyi mitwe y'abamarayika yose 9. Mu gukurwa rero kwa Lucifer mu ijuru hasigayeho icyuho kinini cyane. Ibi akaba ari byo byatumye Imana itekereza kurema umuntu. Imana irema umuntu kugira ngo izibe icyuho cy'uyu marayika w'umucyo ari we Lucifer. Mu kurema umuntu rero, Imana imaze kurema umuntu, uyu Lucifer we yarazi umugambi w'Imana ku muntu, ko ari kugira ngo Imana izibe icyuho cyiwe. Icyo Lucifer yakoze nuko yaje kongera kandi kwica umugambi w'Imana, n'ubundi icumuza umuntu, ituma umuntu agwa mu cyaha, gituma Imana imwirukana muri Edeni, ariho hantu Imana yari yaramuremeye bahuriraga. Noneho umuntu kandi arongera ajya kure y'Imana. Ibi byose byari umugambi wa Lucifer, ari we waje kwitwa Satani ageze ku isi, wo kugira ngo umuntu yongera ajye kure y'Imana, n'ubundi mu ijuru hagumeho kubaho icyuho cyiwe. Ibi rero nuko byaje kugenda nk'uko Lucifer yabipanze, niko byagenze. Umuntu yaje gucumura, maze Imana imwirukana mu ngobyi yari yaramuremeye. Ubusabane bw'Imana n'umuntu burongera kandi burabura, n'ubundi icyuho cya Lucifer kirakomeza kibaho. Ahangaha rero niho Imana yaje guha Adamu na Eva ubushobozi bwo kubyara, barabyara kugeza aho bongeye kubyara uyu muntu witwa Enoke. Uyu Enoke rero niho Imana yamufashe agendana nayo imyaka 360. The Forbidden Book ya Enoch ivuga ko uyu Enoch Imana yaje kumwijyanira mu ijuru, ikavuga ko uyu Enoch ari we waje kujya kuziba icyuho cya Lucifer mu ijuru, akaza kuyobora umutwe w'abamarayika bitwa abaserafi cyangwa se seraphims, ari bo Lucifer yarayoboye mu ijuru. Uyu rero Enoch turaza kureba irindi zina yaje guhabwa ageze mu ijuru, ahamaze gufata izi nshingano zo kuyobora aba baserafi, ari bo Lucifer yarakuriye mu ijuru. Reka rero dukomeze turebe amazina y'aba marayika, imitwe bayoboye, imbaraga zabo, inshingano bafite kuri twebwe, ndetse tugenda tureba n'imirimo imwe bagiye bakora yagiye yandikwa muri Bibiliya, tumenye ngo byakozwe na marayika runaka. Duhereye ku rwego rwo hasi cyane, turahereye ku rwego rw'abamarayika boroheje, itsinda ryabo uko ryitwa, turebe na marayika uyoboye uko yitwa, n'inshingano zabo bafite kuri twebwe. Aba nta bandi bitwa marayika. Aba marayika ni itsinda ryo ku rwego rwo hasi. Aba bikavuga ko ari bo bamarayika babana n'umuntu umunsi ku wundi, dore ko muri iri tsinda rya marayika ariho habarizwamo abitwa the guardian angels. Aba the guardian angels ni abamarayika barinzi, bivuga ko buri muntu uri ku isi, hatagendewe ko ari umwemeramana cyangwa se atemera Imana, abagira uyu guardian angel wiwe.
aba guardian angels babana natwe umunsi ku wundi, kuryama kwacu, kwicara kwacu, kugenda no guhaguruka. Aba ngo babana natwe buri munsi, babana nawe buri munsi, bagendana nawe buri munsi. Ibyiza bya buri munsi unyuramo baba bakureba, ibibi bya buri munsi unyuramo baba bakureba. Abangaba rero iri tsinda rya mbere Marayika riyobowe na marayika witwa Gabriel. Uyu marayika Gabriel bivuga ko ari marayika w'ubutumwa, yitwa messenger angel. Uyu messenger angel tugenda tumubona ahantu henshi muri Bibiliya. Hari aho yagendereye Daniel amuzaniye ubutumwa ko amasengesho yumvikanye. Uyu ni marayika Gabriel. Uyu marayika Gabriel kandi niwe wagiye kubwira Mariya ko azasama inda akabyara umwana w'umuhungu akazamwita Emmanuel. Uyu ni marayika Gabriel. Uyu Gabriel rero ni uhagarara rino tsinda rya mbere rya marayika ribana n'abantu buri munsi ku wundi. Ahangaha niyo mpamvu usanga abantu benshi usanga barota inzozi z'ibizababaho bitaraba kandi bikaba. Iwe akaba azi ngo ni inzozi, nyamara nta handi biva kuri uyu marayika Gabriel, ari marayika w'ubutumwa ubarizwa mu itsinda ry'abamarayika ribana n'abantu buri munsi. Iri tsinda ry'abamarayika rigenderana n'abantu umunsi ku wundi. Iri tsinda ryo inshingano zabo ni iza hano ku isi, ni ukubana n'abantu umunsi ku wundi. Njye mfite uwanjye, nawe ufite uwawe. Buri wese wavutse, buri wese ubaho afite marayika ubarizwa muri iri tsinda riyobowe na Gabriel, ubana nawe umunsi ku wundi. Ahangaha rero tuhasanga umuyobozi wako ari uyu marayika Gabriel, akaba ari marayika ushinzwe kujyana ubutumwa. Uyu Gabriel kandi akaba azwiho ko ari marayika ujya ukusanya amasengesho yacu, ari utwara amasengesho. Byumvikane ko iri tsinda rya mbere rya marayika inshingano zazo ni ukurinda umuntu atagwa mu bibi cyangwa se adahura n'ibyago, rikamuzanira ubutumwa kandi rigafata amasengesho yacu yose, ibyo nsenga n'ibyo usenga byose bikabijyana ku Mana. Aha nta bindi, aha nta wundi ubikora, ni uyu marayika Gabriel ubarizwa muri itsinda rya marayika, akaba ariwe uri kuriye. Tugendeye ku itsinda rya kabiri, umutwe wa kabiri w'abamarayika n'abitwa archangels. Aba archangels bagizwe n'amarayika nka Michael, Raphael na Gabriel. Abamarayika batatu bose bagize iri tsinda bakayoborwa na marayika witwa Raphael. Uyu Raphael bivuga ko ari marayika ukiza indwara. Raphael bivuga ko ari marayika uzi utwara gukiza kw'indwara kw'Imana mu bantu. Kuvuga ngo Raphael ni ujya utwara ukiza imbaraga z'Imana zikiza indwara mu bantu. Uyu Raphael bivuga ko ari marayika wabaga ku kidendezi cy'i Betesida, uko biri tubwira ko rimwe marayika yazaga kinjira mu kidendezi, amazi akihinduriza, witereye mu mazi bwa mbere agakiza indwara. Uyu nta wundi rero n'uyu mugabo, n'uyu marayika Raphael niwe wabaga yageze muri kidendezi cya Betesida, nk'uko dusanga ibitabo bisesengura cyane imirimo y'abamarayika bavuga ko uyu Raphael ari we wabaga ku kidendezi i Betesida. Ikindi Raphael azwiho nuko ari marayika uyobora abagenzi ngo batayoba. Uyu Raphael ngo ntabwo ushobora kuyoba inzira y'iyujya, kubera ko ibi biri mu nshingano zo kukuyobora neza, nubwo waba ugenda aho utazi akakuyobora ukagera aho ujya utayobye. Ibi byose iyo ni imirimo ya Raphael. Ariko rero iri tsinda rya kabiri nubwo turivuzemo abamarayika batatu, Michael, Raphael na Gabriel, ariko turaza kubona neza nitugera hejuru mu matsinda ari hejuru, mitwe iri hejuru, turabona neza ko aba bamarayika batatu bakuriye cyane bari hejuru cyane y'uru rwego rwa kabiri tuvuze, nubwo bajya bamanuka bakaza mu buzima bwa muntu gutya, ariko n'abamarayika bo hejuru cyane babanyembaraga cyane. Uyu Raphael niwe wabashije kwirukana Yezazel. Yezazel nta wundi ni marayika wahaye abandi bamarayika igitekerezo cyo kuryamana n'abantu. Twaje kubivuga mbere ko abamarayika bigeze gucumura
babyarana n'abantu. Uyu Azazel rero ngo niwe wazanye iki gitekerezo cyo kugira abandi bamarayika barigomeka, ntibakora icyari cyatumye baza ku isi, cyari cyatumye Imana ibohereza ku isi, ahubwo babyarana n'abantu. Aba bana baje kubyana rero, uyu Raphael niwe waje kubirukana, abirukanana na Azazel ndetse n'abandi bamarayika bose bari bakoze icyo cyaha, bose ntibaba bagisubiye mu ijuru kubwo uruhare rw'uyu marayika Raphael. Aba ba archangels bashobora kandi ngo bafite ubushobozi bwo kuba bafasha umuntu ku giti cyiwe. Umuntu ku giti cyiwe bivuze ngo umuntu ashobora kuba afite umushinga runaka ufitiye imbaga nyamwinshi umumaro. Ushobora kuba ufite igitekerezo runaka gifitiye abantu benshi umumaro cyangwa se inyungu, ariko wowe ubwawe udashobora kuyungurura wenyine ngo ugishire mu bikorwa. Aba archangels, abamarayika uko ari batatu, bafite rero ubushobozi bwo kugufasha, bakakunonosorera igitekerezo cyawe, bakagufasha kigashirwa mu bikorwa mu gihe gifitiye abantu benshi umumaro. N'aba ba archangels sasa ari bo barimo marayika Raphael, Michael na Gabriel. Umutwe wa gatatu w'abamarayika n'abitwa les principautés. Aba les principautés bayobowe na marayika witwa Haniel. Abangaba inshingano zabo nta kindi ni ukugenzura buri kimwe cyose kiba ku isi n'igikorerwa ku isi. Izindi nshingano zabo ni ukurinda za leta na za guverinoma, bakazirinda umwiryane, amadini, imico itandukanye, imvugo zitandukanye, amoko atandukanye n'amabara atandukanye. Abangaba les principautés nibo babasha bonyine kumvikanisha ibi bintu byose bitandukanye bidahuje imyumvire n'imyemerere n'imikorere, bakabana ku isi imwe kandi bumvikanye. Ibi rero biri mu nshingano z'uyu marayika witwa Haniel uri mu itsinda rya les principautés. Uyu Haniel akaba ari buri kuriye. Aba rero les principautés nibo babasha gutuma abantu b'ingeri zitandukanye babasha kumvikana, bakaba babana mu idini rimwe, mu gihugu kimwe, batavuga ururimi rumwe, badahuje imyemerere, badahuje amaraso, nta sano na rimwe bafitanye, ariko bakaba babasha kumvikana. Aba nta bandi rero ni itsinda les principautés riyobowe n'uyu marayika Haniel, nibo babasha kumvikanisha abantu, bakabarinda umwiryane no kutumvikana. Ibi rero biri mu nshingano by'uyu mutwe wa gatatu w'abamarayika. Dukomeje, umutwe wa kane w'abamarayika n'abitwa the powers. Aba the powers ni umutwe uyoborwa na marayika witwa Kamael. Kamael bivugwa ngo uburakari bw'Imana. Uyu Kamael bivugwa ko ari we marayika wabashije kwirukana Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni ubwo bari bamaze gucumura ku Mana. Uyu marayika akaba ari umurinzi w'amarembo y'ijuru. Uyu Kamael kandi ngo nibo barinda amategeko y'ijuru, aba nibo bakurikira Imana ku butabera. Abamarayika rero les puissances, abangaba ngo nibo barinda amarembo y'ijuru, ndetse abangaba nibo bagenzura ko amategeko y'Imana yubahirijwe. Abangaba rero ngo nta tegeko rijya ribaca ku ruhande, nta ushobora kwinjira mu irembo ry'ijuru. Abangaba bahagaze, usibye ngo Petero gusa niwe ubaba inyuma. Ubwo rero abamarayika inshingano zabo twabumvishe b'umutwe wa kane ni ukurinda ijuru n'amategeko yaryo, kandi abangaba bakaba ari abamarayika. Itsinda ry'umutwe wa kane ni abamarayika Imana igikoresha mu gihe Imana ifite uburakari runaka ku muntu, ku gihugu se, cyangwa se ku itsinda runaka. Abangaba rero nibo bajya baza guhorera uburakari bw'Imana, nibo bajya baza gufata imyanzuro, nibo Imana ikoresha mu gihe yarakaye. Nta bandi rero naba n'uyu bamarayika w'umutwe wa kane bayobowe n'uyu marayika witwa Kamael. Dukomeje, umutwe wa gatanu w'amarayika n'abitwa Leverti. Aba Leverti bayobowe na marayika witwa Michael. Uyu Michael uyoboye uyu mutwe wa Leverti, akazi kabo ni uguhuza ukuri kwa siyanse n'ukuri kwa Bibiliya. Ni ukuvuga Leverti akazi kabo bafata ukuri kw'iyobokamana, kuri kwa Bibiliya, bakaguhuza n'ukuri kwa siyanse. Aba Leverti nibo bakora mu gihe hakenewe igitangaza. Ni ukuvuga ngo igitangaza kiba ari uko habayeho guhagarika imbaraga za siyanse, noneho hagakora imbaraga
zidasanzwe. Abaleverti rero niwe bajye bakora kugira ngo babashe guhagarika imbaraga za siyanse, hanyuma ikintu cyitwa igitangaza kibeho. Igitangaza nuko ari ikintu kiba cyabaye mu buryo butumvikana. Nukuvuga rero hakorera itsinda ry'abamarayika bo mutwe wa gatandatu, niwe wonyine afite ubushobozi bwo kuba bahagarika imbaraga za siyanse ko zabaho, hanyuma igitangaza kikabaho. Bahagarika ubushobozi bwa siyanse kugira ngo igitangaza kibeho. Nahandi rero ni uyu mutwe Leverti uyobowe na marayika Mikayeli. Aba Leverti kandi ngo bafite ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo by'umuntu mu gihe babona ko ari gukora ibitajyanye n'umugambi w'Imana kuri we. Bakaba bahindura ibitekerezo bye bakamushira mu nzira imuganisha ku mugambi w'Imana. Urugero, umuntu ashobora kuba mu busanzwe bwiwe ari umuntu wananiranye, ni ikigande, ni umuntu wananiranye udashobotse, nyamara Imana iyo imufiteho umugambi munini cyane, dore ko Imana itagendera gusa kwiyobokamana. Ishobora kuba igufiteho umugambi yuko uzaba umuganga ukomeye, igufiteho umugambi ko uzaba umuvugabutumwa ukomeye, igufiteho umugambi ko uzakora ikintu cyose gifitiye abantu umumaro, gifitiye imbaga nyamwinshi umumaro. Icyo cyose Imana ikibara nk'ikintu gikomeye, ntabwo ari ibijyanye n'iyobokamana gusa. Abangaba rero Leverti nibo bashobora gufata uyu muntu uri kure cyane y'umugambi w'Imana ku buzima bwe, babona inzira arimo nta hantu izahura n'umugambi w'Imana ku buzima bwe, bakaba bamufata bakamuhindura ibitekerezo mu buryo ki nawe atazi, akayoboka inzira imuganisha ku mugambi w'Imana ku buzima bwe. Abangaba Leverti bayobowe n'uyu marayika Mikayeli, ibyo bintu bafitemo ubushobozi bwo kubikora. Urugero twafata ni ku witwa Sawuli waje kuba Paulo intumwa. Uyu nguyu Bibiliya ivuga ko uyu mugabo nta hantu yarahuriye n'ibyo yaje kuba byo. Uyu mugabo niwe watotezaga abemeramana. Uyu mugabo yatotezaga intumwa, yatotezaga umukristo wese yava akagera, ariko mu buryo ki nawe atazi yaje kwisanga ahubwo ari we wabaye wo gutotezwa, mu buryo ki nawe atabashe kumenya arayoboka. Rero ibi nta bindi ni ibintu bijya bikorwa n'uyu mutwe Leverti uyobowe na marayika Mikayeli. Iyi mitwe rero tuvuze hejuru ibiri, Le Puissance n'aba Leverti, bayobowe n'abamarayika bitwa Dominions. Aba Dominions ni abamarayika barizwa mu mutwe wa karindwi w'abamarayika. Uyu mutwe wa karindwi Dominions uyobowe na marayika witwa Sasishiel. Uyu Sasishiel bivuga ukuri kw'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu mutwe inshingano zawo ni ukureba ko buri gikorwa cyose mu isi no mu ijuru kiri gukorwa mu kuri kw'Imana. Uyu Sasishiel bivuga ko ari marayika weretse Aburahamu intama yo gutamba mu cyimbo cy'umwana we mu gihe yari agiye gutamba Isaka. Uyu rero niwe mutwe wa karindwi w'abamarayika, ariko inshingano zawo cyane ziba mu ijuru, kubera ko abamarayika bagize iri tsinda rya Dominions ngo n'abamarayika b'abanyaburanga cyane badashobora kwireka umuntu. Niyo biyeretse umuntu bitwikira ngo umucyo mwinshi ku buryo umuntu atabasha kubabona. Rero ntabwo ari kenshi cyane abangaba kuboneka ku isi. Inshingano zabo cyane ziba mu ijuru, ibyo bakora byose babikora bari mu ijuru, ntabwo bajya bava mu ijuru. Umutwe wa munani w'amarayika nabitwa The Thrones. Aba The Thrones ni abategetsi nk'uko bivugwa, ni aba administrators. Abangaba bayobowe na marayika witwa Zashiel, bivuga ubumenyi bw'Imana. Uyu mutwe The Thrones bivuga ko ari umutwe w'amarayika b'abahanga cyane, b'abanyabwenge cyane. Abangaba nibo bafasha umuntu, abantu bumva ngo umuntu yaravumbuye, aba ntabe yavumbuye formule runaka, yavumbuye ibintu runaka bikomeye biri hejuru cyane y'ubwenge bw'abantu. Ibi ngibi rero byakozwe n'abamarayika babarizwa mu mutwe wa munani The Thrones. Abangaba ngo bafite ubushobozi bwo kuba bakwiga imishinga runaka, cyangwa se bakareba ikintu gikenewe cyane mu isi, none bakaba bakizana bakakigira ihishurira, cyangwa se bakagishyira mu bitekerezo by'umuntu umwe runaka bihitiyemo kubw'impamvu zabo,
noneho umuntu akaba icyo kintu yatuma kimenyekana ku isi. Ibi rero bikorwa n'abamarayika, bivuga ko ari abamarayika b'abanyabwenge cyane. Abangaba ibintu byinshi bikomeye byagiye biba ku isi, imiti myinshi y'indwara zikomeye yagiye iba ku isi, bivuga ko abangaba the thrones aribo bagiye babikora. Noneho hakabaho kubishurira umuntu runaka, bakinjira mu bitekerezo by'umuntu runaka, bakaba bayimuhishurira, noneho ikintu kikaba cyafasha mwene muntu cyangwa se abatuye isi. Abangaba rero ni izo nshingano zabo the thrones, no gukora ibyo ngibyo. N'abahanga cyane, n'abashishozi cyane, n'abantu bashobora kugufasha ufite imishinga ikomeye cyane, bakagufasha kwinonosora, kwisobanurira abandi bantu mu gihe ifitiye inyungu rubanda nyamwinshi. Abangaba ni abamarayika babarizwa muri uyu mutwe wa 9 the thrones. Abamarayika ba 9 nabitwa abakerubi. Abakerubi bayobowe na marayika witwa Raziel, bivuga ibanga ry'Imana. Abangaba akazi kabo nta kindi nukubika amabanga y'ijuru. Abamarayika babika amabanga y'ijuru ku buryo nta banga ry'ijuru ripfa kumenyekana ngo rigere hanze. Abangaba abakerubi kandi bikavuga ko abangaba aribo barinzi b'igiti kimenyekanisha ikibi n'ikiza, nyuma y'uko Adamu na Eva bari bamaze kwirukanwa muri Edeni no kukiryaho. Abangaba rero nibo bahise baba abarinzi bacyo. Twibukiranye ko izi nshingano twagiye tuvuga nyinshi z'abamarayika zabayeho nyuma y'uko Adamu na Eva bacumuye, ariko inshingano yabo nyamukuru icy'Imana yari yarabaremeye byari kwiramya no kwihimbaza gusa. Nyuma y'uko Lucifer atawe ku isi, nibwo zino nshingano nyinshi twagiye twumva zituma abamarayika baza ku isi zabayeho. Ahangaha rero niyo tujya tubona ko n'abakerubi niho babereye abarinzi b'igiti kimenyekanisha ikibi n'ikiza. Umutwe wa nyuma w'abamarayika tugiye kuvuga rero ni abamarayika baba hejuru y'abandi, barusha abandi ubushobozi. Aba nta bandi ni abamarayika, ni umutwe wari uhagarariwe na Lucifer. Uyu nta wundi ni umutwe w'abaserafimu. Abaserafimu nyuma y'uko Lucifer yirukanwe mu ijuru, twaje gusanga ko Forbidden Book of Enoch ivuga ko uyu Enoch ariwe waje kujya kuziba icyuho cya Lucifer, hindurirwa izina yitwa Metatron. Uyu Metatron bivuga ko nta wundi ni Enoch waje guhindurirwa izina ageze mu ijuru, akaza kuba umukuru w'abaserafimu, aribo Lucifer yarahagarariye. Icyuho cya Lucifer cyashize ari uko uyu Metatron yimuriwe mu isi akajyanwa mu ijuru. Ayo nguyu rero niwo mutwe wa nyuma w'abamarayika ukomeye, ukuriye iyindi yose, uyobora iyindi yose. Yaje kuyoborwa n'uyu mugabo Enoch. Ibyo ngibyo tubivuga bivuye ku gitabo The Forbidden Book of Enoch. Nicyo kitubwira ko uyu Enoch yaje gukurwa mu isi kubw'impamvu yo kuza kuziba icyuho cya Lucifer, agahabwa izina rya Metatron. Undi mutwe rero tugiye kongera kuvugaho twari twababwiye kare ni umutwe w'aba archange. Aba archange twabavuzeho mbere, tuza kubabwira ko turi buze kubabwira ko ari umutwe uri hejuru cyane y'urwego rwa kabiri, nubwo bajya baza ku rwego rwa kabiri. Aba archange nta bandi ni mu gihe marayika Gabriel na Raphael na Michael bagiye gukorana hamwe. Abangaba bakorana hamwe buri gihe iyo hagiye kuba impamvu zibiri. Gabriel, Michael na Raphael bahura iyo bagiye kurwanira mwene muntu. Ariko ibi byose mu bihe by'intambara, marayika ubuhagarariye intambara ni Michael. Intambara ahangaha tuvuga ni intambara zo kuvusha amaraso ndetse n'intambara z'umwuka. Ahangaha iyo bagiye mu ntambara, uyu Michael niwe ubayoboye, nubwo bajya baza muri rwego rwa kabiri, ariko n'abamarayika babarwanyi, n'abamarayika baboneka mu gihe cy'intambara, mu gihe hagiye kubaho kurwanirira mwene muntu. Uyu Michael rero mu kugaragara ko iyo buri gihe agaragara ari marayika witwaje inkota. Ahangaha uyu niwe marayika Michael, mu kugaragara ko mu bagiye abonekera nuko aba yitwaje inkota, kubera ko ari marayika uvusha amaraso. Ni marayika uvusha amaraso cyangwa se n'intambara z'umwuka niwe uzirwana.
guhura kandi ko aba archangels iyo bahuye kandi ari batatu bahura mu gihe hagiye kubaho cya gitangaza twavuze gisaba guhagarika imbaraga za siyansi. Mu gihe hagiye kubaho ibitangaza cyane cyane urugero rujya rutangwa hano, urugero rwatanzwe ni urugero rw'isadukamo kw'inyanja itukura. Sadukamo kw'inyanja itukura bivuga ko abamarayika bari bari inyuma y'iki gitangaza ni marayika Mikael, Raphael na Gabriel. Ikindi kandi ahandi tubonera kandi kubo mikorere y'aba bagabo batatu nukugendererwa kwa Aburahamu ku bagabo batatu. Bari abagabo batatu bari amarayika batatu bagenderera Aburahamu, bivuga ko ari marayika Gabriel, Mikael na Raphael, kubera ko kunyura kwa Aburahamu ntabwo bahanyuze gihanuka, kubera ko bahanyuze biri mu mugambi Imana kugira ngo bajye guhesha Sara umwana. Iyo Aburahamu agira ikosa ryo kutabinjiza mu rugo rwe bari gutambuka, ariko kubwo umugambi w'Imana habayeho kugira igitekerezo. Imana yahaye Aburahamu igitekerezo cyo kubaha karibiwe binjira mu rwiwe, ariko nyamara byari ngo mu mugambi w'Imana. Aba rero nta bandi ni Mikael, ni Raphael, ni Gabriel. Gitangaza bari bagiye gukora kwa Sara nta kindi, Sara yari yarangeje igihe cyo kubyara. No kuvuga habaye guhagarika imbaraga za siyanse zivuga ko umugore wengeje imyaka 46 agomba kubyara. Habaho guhagarika iryo teka, maze Sara arasama. Icyo gitangaza rero ntabwo cyari gukorwa n'abandi, ni igitangaza kiri mu nshingano z'aba archange zuko babanza guhagarika imbaraga z'ukuri kwa siyanse kugira ngo habeho igitangaza. Ubwo rero ibi ni ibintu byakozwe n'abamarayika batatu, na ibiri bivuga neza ko Aburahamu yabonye abagabo batatu. Abandi rero bivuga ko ari marayika Gabriel, Raphael na Mikael bari bagiye kugumburura Sara kugira ngo habeho isezerano rya Isaka. Undi marayika turi buze kuvugaho numwe ni marayika witwa Uriel. Uyu marayika Uriel ni marayika ufite inshingano mu nshingano ze kurinda izuba, ukwezi n'inyenyeri. Uyu Uriel izo nizo nshingano ziwe, akongera kandi ngo akarinda ukuzimu n'ijuru. Uyu marayika izo nshingano azifite ku giti kiwe, ntabwo ari itsinda, ni ibintu birindwa n'uyu Uriel marayika umwe. Abo ngabo rero nibo marayika ba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ushobora kuba ujya ubona hari byari bikugose, cyangwa se wari ufite ikibazo cyari kigukomereye utiyumvisha uko cyashira, ariko mu buryo cyutazi ukabona ikibazo cyashize mu buryo bworoheje. Hari imbaraga rero utabasha kubonesha amaso yawe ziba zintervenye, ziba zaje mu buzima bwawe kugira ngo zikorohereze. Ugasanga wari urwaye indwara ikomeye, abaganga bakubwiye ko bitazakunda, ariko mu buryo bworoheje indwara igakira, mu buryo nawe utasobanura, hari nawe ubona ko ari mu buryo bw'igitangaza. Aho rero menya ko nta wundi uba wabikoze, ni marayika Raphael uba waje mu buzima bwawe mu buryo utabonesha amaso. Ugasanga uri mu ntambara za buri munsi turudaca z'umwuka cyangwa se z'umubiri, mu buryo cyutazi ugasanga intambara urimo zarashize. Aho menya ko hari imbaraga utabasha kubona zagiye ziza mu buzima bwawe kugutabara. Ibyo byose bikozwe kubw'umugambi w'Imana kugira ngo ibashe kurengera umuntu yiremeye kubw'umugambi wayo. Murakoze rero, ikiganiro cyacu nta tukirangirije. Kugira ngo uzakurikirane ikiganiro cy'ubutaha, kora subscribe, usharinge, unalikinge, urabudushigikiye. Murakoze.